Dutangiranye n'inkuru y'urukundo aho umukobwa umwe yaje kwica mugenzi we amuhaye uburozi, ndetse iyi nkuru ikaba yarabonetse muri ibi bice bya hafi ahangaha iwacu mu karere ka Huye. Ndetse nimuze gucikwa ni kuryohera, wibuke gukanda subscribe ku nkuru nshyashya. Mu mudugudu wa Kinyinya hari umukobwa witwaga Aline ufite isura nziza, ubwitonzi n'ubwenge buhebuje. Yarazwi mu gace k'iwabo nk'umukobwa witonda kandi ukunda amahoro. Aline yari afite inshuti ye magara yitwaga Sandrine, bombi bakaba barakuze ari inshuti kuva mu mashuri abanza kugeza mu mashuri yisumbuye. Ibyo bakundaga byose barabihuzaga: imyambarire, indirimbo ndetse n'inkuru z'urukundo. Ariko igihe cyarageze bakunda umusore umwe bombi batabizi. Uwo musore yitwaga Eric, yari umuhungu mwiza w'imico, wize neza kandi wakundwaga n'abakobwa benshi kubera uko yavugaga neza, akiyubaha kandi agakunda gufasha. Eric yari yimukiye i Kinyinya avuye i Huye aja kubana na nyirasenge ubwo yaraje kwiga muri kaminuza ya Kigali. Kuva aho Eric agereye mu mudugudu, Aline we wabanje kugirana nawe ikiganiro ubwo yamwerekaga aho bakura amazi ku iriba. Bakomeje kuganira baramenyerana, buhoro buhoro bagirana ubushuti bwihariye. Aline yatangiye kumva amarangamutima amurimo ariko ntiyabivuga. Buri gihe uko nguko niko byagendaga ariko ntiyigeze aritobora. Sandrine nawe yaje guhura na Eric ku cyumweru muri korali ya paruwase, aho baririmbanaga bahita bagirana ubushuti bwihuse. Nyuma y'icyumweru kimwe, Sandrine yabwiye Aline ko yahuje na Eric ndetse yumva amwishimiye cyane. Aline yasetse atabivugaho byinshi. Nawe urajya unyumvira. Igihe cyarageze Aline yumva atagishoboye kwihangana, abwira Sandrine ko nawe akunda Eric kuva kera ariko atabivugaga. Iyi nkuru yateje urujijo hagati yabo kuko buri wese yumvaga afite ishingiro ryo gukunda Eric. Bemeranyije ko batazamurwanira, ariko nk'uko imitima itabeshya ishyari byatangiye kwiyongera hagati yabo bombi. Icyizere hagati yabo byatangiye gusatirirwa. Eric utaramenyaga ko aba bakobwa bombi bamukunda, yakomezaga kuba inshuti n'abo bombi atabogamye. Aline yaje kubona ko Sandrine ari we wahawe umwanya wihariwe na Eric, kuko yatangiye kumutumira gusangira nawe buri weekend. Umunsi umwe Aline yaje gusanga Sandrine yanditse kuri status ya WhatsApp amagambo y'urukundo yerekeje kuri umwe udasanzwe. Aline yarababaye cyane, yatangiye gutekereza ibintu byinshi birimo n'uburyo yahangana n'ubwo bubabara. Sandrine we yahoraga yibwira ko Aline yamaze kwakira ko Eric amukunda, ariko yaribeshyaga cyane. Umunsi umwe Aline yabonye Eric na Sandrine bicaye ku ntebe iri imbere y'inzu ya Eric, baraseka cyane basa nk'abishimye, bari kwisekera. Ibyo byatumye umutima wa Aline usandara burundu. Yatangiye gutekereza uburyo yasubiza agaciro ke ku mutima. Nawe unyumvire. Yaraye ijoro ryose arira, yibaza impamvu inshuti ye imutwaye urukundo yaharaniye igihe kirekire. Bukeye bwaho Aline yagiye gusura nyirakuru wari utuye mu gace ka Shirongi, aho niho yavukiye. Ni igitekerezo kibi.
mu masogisi ya nyirakuru Aline yahakuye umuti wa gakondo wavugwaga ko ushobora gutera umuntu kuribwa inda bikomeye. Yabigize ibanga rikomeye. Yari afite umugambi wo kuwishyira mu gikoma ya Sandrine yakundaga kunywa ku manywa. Umunsi wageze, Aline yateguye igikoma gishyushye nk'uko byari bisanzwe. Yahishe umuti muke imbere mu gikoma. Yagejeje igikoma kuri Sandrine amusaba ko yaryoherwa. Sandrine ntiyari azi ikiri imbere, nawe unyumvire. Hashize iminota mike Sandrine atangira kuribwa mu nda bikabije. Yajyanywe kwa muganga igitaraganya. Igihe cyose yari ku gitanda cy'inda irwaye ntibyari byoroshye kumenya icyo yarwaye kugeza ubwo yashyizemo umwuka yitabye Imana, nawe unyumvire. Urupfu rwa Sandrine rwaciye ibintu muri Kinyinya. Abaturanyi bararira cyane, barahogora. Abandi baratungurwa cyane. Eric yaje kubabara cyane. Yari atangiye gutekereza ko ashobora kumusaba ko bazabana, none byose byarangiye. Aline yagaragaye mu gahinda, ariko mu ibanga yari azi neza icyabaye. Umutima we wabuzwaga amahoro. Nuko nyuma y'iminsi mike polisi yatangiye iperereza. Habonetse umusore, nawe unyumvire, habonetse umusore watanze amakuru ko Sandrine yahawe igikoma na Aline. Bamufashe baramubaza. Aline ariyomora avuga ko nta cyaha yakoze, kari impanuka isanzwe. Nyamara ibimenyetso byagaragaye ku gikoresho cyakoreshejwe bigaragaza ibisigisigi by'iyo miti. Aline yarafashwe ajyana gufungirwa mageregere, atangira kubazwa ibyo kwica umuntu ku bushake. Eric ntiyigeze abyumva neza. Kuba umukobwa yari asanzwe azi nk'umunyamahoro ndetse ari n'inshuti ya sheri we yarakoze ayo mahano byaramuyobeye, nawe unyumvire. Inkuru yageze ku miryango yombi. Umuryango wa Sandrine wari mu gahinda kenshi, uwa Aline utabyumva neza. Mu rukiko Aline yemeye icyaha imbere y'abacamanza. Yavuze ko ishyari n'agahinda ari byo byamuyobye. Yavuze ko atari yifuza ko Sandrine apfa, ahubwo yari ashaka ko areka Eric, ariko bikagenda nabi. Yasabye imbabazi mu ruhame, asaba ababyeyi ba Sandrine imbabazi ndetse n'abatuye Kinyinya. Urukiko rwamukatiye imyaka 25 y'igifungo bitewe n'uko yateje urupfu ku bushake. Icyo gihe Aline yanditse ibaruwa ndende isaba imbabazi Eric, amusaba kutamugirira urwango, nawe unyumvire. Eric yaje gusoma iyo baruwa nyuma y'igihe kinini. Yamuririye cyane, ariko aramubabarira. Hashize imyaka 2 Eric yanditse igitabo yise Uruhare rw'ishyari mu rukundo, ashingiye ku nkuru yabayeho. Icyo gitabo cyasomwe na benshi. Abandi bararize, abandi bibuka urukundo rushobora kuva mu rwango. Aline yabayeho mu buzima bwo mu buroko, yigisha abandi bagororwa uko kwigomwa no kwihangana ari ingenzi mu buzima. Nawe uranyumvira. Eric yaje gukomeza ubuzima bwe
yiga asoza amashuri ya kaminuza, atangira umushinga w'ubuvugizi mu rubyiruko. Yabwiraga urubyiruko uko urukundo rutari uguhatanira umuntu, ahubwo ari ukubahana. Inkuru ya Aline na Sandrine yabaye isomo rikomeye ku rubyiruko rwa Kinyinya no mu gihugu hose. Urukundo rutuyobora aheza iyo turwitwaramo neza, ariko rushobora kuba inzira y'urupfu iyo rusimbuwe n'ishyari. Aho Sandrine ashyinguye hahinduwe urugero rw'aho abantu basura bigira ku rukundo rwahindutse ikigeragezo. Aline nawe ubwo yafungurwaga yasezeranyije gukomeza kwigisha amahoro no kwibuka Sandrine buri mwaka. Ahangaha niho ducumbikiye inkuru yacu y'urukundo rwa Sandrine na Aline baje gupfa umusore, bikarangira Sandrine abigendeyemo. Nawe tanga igitekerezo kuri iyi inkuru, ndetse niba yakuryoheye cyangwa yagushimishije wibuke gukanda subscribe, like na share na comment, uyisangize abantu bose. Kandi niba mukeneye igice cya kabiri nabwo mubyandike muri comment, tubahereze igice cya kabiri kivuga uburyo Aline yaje kugira ute yaje gufunga.